Yesu ashimwe inshuti mudukurikiye hano mu mwanya wo kuramya no guhimbaza ndetse no gusengera ibyifuzo bitandukanye. Uyu mwanya ni umwanya udasanzwe, ni umwanya ukomeye kandi ni umwanya nzi neza ko abantu bakurikirana cyane, abari mu gihugu cyacu ndetse abari mu migabane itandukanye y'isi. Imana ibahe umugisha, abari muri Amerika, abari mu Faransa, abari mu Shinwa, mwese turahaye ikaze muno mwanya wo kuramya no guhimbaza. Nawe nufashwa nawe uririmbe nta kibazo, kuko tugiye kwinjira mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Muri kano kanya turi kumwe n'abasore beza baradufasha umwanya wo kuramya no guhimbaza. Turi kumwe na producer kandi n'umuramyi mwiza, turi kumwe n'undi muramyi hangaha, murabona ko bari hano. Niho tugiye gufatanya muri kano kanya turamya Imana, dusengera n'ibyifuzo. Rero tubahaye ikaze muri kano kanya, reka tutangire dusenga Imana, twirarika muno mwanya kugira ngo uyu mwanya utubere umwanya mwiza, utubere umwanya wo guhembura imitima, utubere umwanya wo guhembuka. Buri muntu wese ahemburwe n'izi ndirimbo, ahemburwe n'ijambo, ahemburwe buri muntu wese ahari mu gihugu gitandukanye. Ndabizi hari aho bukeye, hari nabo bwije. Umuntu wese uzumva iki gitaramo azahemurwe nacyo. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware. Tunezejwe n'urukundo rwawe, tunezejwe n'umugambi wawe mwiza, tunezejwe n'ineza yawe. Tukwemerere muri kano kanya tukugira umugisha. Reka imbaraga zawe ziganze muri uyu mwanya. Ni umwanya udasanzwe, umwanya buri muntu wese akeneye. Ijambo ryawe tuzi ko riruhura, ijambo ryawe tuzi ko rikiza, ijambo ryawe tuzi ko rirema. Twemere muri kano kanya tugiye kwinjiramo ko kuramya no guhimbaza no gusengera ibyifuzo bitandukanye by'abantu b'Imana batuye ku migabane itandukanye y'isi. Utwemerere tukugira umugisha, imbaraga z'umusaraba ziganze, umwuka w'Imana ategeke, icyubahiro cy'Imana kibane natwe, ubwiza bw'Imana buganze. Reka uhembure imitima ya buri muntu wese uzadukurikira, uje kutwumva wese ahemburwe n'izi ndirimbo, ahemburwe n'ijambo muri iki gitaramo twinjiyemo. Mwami w'abami, twemerere udushyigikire, umwuka w'Imana aganze muri byose. Icyo duhagaritse n'imbaraga zose, reka umwuka w'Imana aganze. Tuguhaye ikaze Uwiteka, tuguhaye ikaze ngubane natwe, tuguhaye ikaze. Reka ibendera ryawe ry'ubutsinzi riganze muri kano kanya. Urakoze Uwiteka kubanduke muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. David, tuguhaye ikaze muri kano kanya, tubare mu kuramya no guhimbaza. Turirimbane ngo wadushyize ahakwiriye. Haleluya. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, vuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Wadushyize ahakwiriye Mwami wanjye, reka tuguhimbaze. Uko mbishoboye kose nzagushyira hejuru, ndirimba izina ryawe Mana, vuga ineza yawe. Wadushyize ahakwiriye, reka tuguhimbaze. Hallelujah. Oh.
Imana ishimwe. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi anyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi anyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, ampora hafi Imana ishimwe kandi anyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi anyitayeho. Ntacyo nzoba, ntacyo nzoba, arankunda kandi anyitayeho. Arankunda kandi anyitayeho. Umunsi kundi jyewe ndamubona, ntabwo aribyo numvanye abandi. Umunsi kundi jyewe ndamubona, niwe nshuti yanjye indutira isindi. Iyo mutabashe aranyumva Kristo, andutira bose, n'umukunzi wanjye mwiza. Umunsi kundi jyewe ndamubona, arankunda kandi anyitayeho. Umunsi kundi jyewe ndamubona, ntabwo aribyo numvanye abandi. Umunsi kundi jyewe ndamubona. Ushobora kuzamukaho rimwe, ushobora kuzamukaho rimwe. Haleluya. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, n'ibyo ukora byose Mana byose birahebuje. Imirimo yawe Mana yose irahebuje, ibyo ukora byose Mana byose birahebuje. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza n'imirimo wakoze. Nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba, tuvuga ibitangaza
n'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima kubw'imirimo wakoze. Iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe, bintera kugushima kubw'imirimo wakoze. Uri Jehova Shama, uri Jehova Jiri. Haleluya. Uri Mana nzima, Jehova Jiri, Shaddai, ni wowe buhungiro, nta wundi wo kunkiza. Nahungira. Uri Mana nzima, Jehova Jiri, Shaddai, ni wowe buhungiro, nta wundi wo kunkiza. Uri Mana nzima, Jehova Jiri, Shaddai, ni wowe buhungiro, nta wundi wo kunkiza. Amiri neno lake alilosema nawe, atakawie ni kweli atatimiza. Ni jambo sisi twabadilika, yeye ni yule yule, jana hata leo. Mungu ni yule yule, jana hata leo, milele abadiliki. Yeye ni yule yule, Mungu ni yule yule, jana hata leo. Haleluya. Manishi. Yeye ni yule yule, Mungu wetu ni yule yule, jana hata leo, milele abadiliki. Yeye ni yule yule. Mwami wacu wadukunze ntajya ahinduka, ibihe n'ibihe. Ko yarari niko ari, niko azahora. Haleluya. N'umwami w'amahoro, Mungu wetu ni yule yule. Haleluya. Ndagira ngo dukurikiye muri umwanya wo gusengera ibyifuzo, dusome ijambo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ijambo tugiye kwinjiramo dusengera ibyifuzo, dukomeza no kuramya no guhimbaza. Ijambo gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ibice 35 ku murongo wa 3. Haranditse ngo mukomeze amaboko atendebutse, mukomeze amavi asukuye, mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora. Ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ndagira ngo mubwire wowe ukurikiye gusenga rwango komera. Ndagira ngo mubwire muri kano kanya ko kuramya no guhimbaza, ndagira ngo mubwire ngo komera. Imana ishimwe.
ndaza mubwire ngo komera. Biravuga ngo mukomeze amaboko atenebutse, mukomeze n'amavi ashuku. Hari igihe umuntu atenebuka, umuntu agatenebuka, umuntu akacika intege, ibyiringira kumva byashize, ariko Imana ishimwe. Haleluya. Komera mushiki wanjye, komera mama, komera mubyeyi, komera. Biravuze ngo mukomeze amaboko atenebutse, mukomeze amaboko. Maze iminsi ubabaye, maze iminsi uhangayitse, maze iminsi nta byiringiro, ndavuga ngo komera. Havuze ngo icyaravuze ngo mubwire abafite imitima itinya muti mukomere, ntimutinye, dore Imana yanyu izazana guhora, ariko kwitura kw'Imana izaza ibakize. Ndakumenyesha ko nta muntu wagukiza, nta n'umuntu wakuvana mu byo urimo, nta n'umuntu wakuvana mu makuba kuriho, nta n'umuntu wakuvana mu byago ufite, nta n'umuntu wagukiza uburwayi ufite, ariko Imana yacu ijya ibasha kuvana umuntu mu bikomeye. Komera lepa, komera. Wabuze urubyaro, ariko dore Imana ije ku buzima bwawe kugira ngo ihindure amateka. Biravuze ngo mukomeze amaboko. Impamvu dukomera nuko iyo twabuze ni Imana itajya icaho, ni Imana idata wa twese mwiza, ni umucunguzi mwiza, ni umujyanama, ni Jehova Rafa, nta Shadari, ni umwami wawe, ntahinduka. Abantu barahinduka, ariko Imana yacu ntihinduka. Waritawe, ariko umwuka w'Imana arangiye gukomera. Numva umwana udasanzwe w'ubuhanzi, numva ari umwana udasanzwe ku buzima bwawe, ku badukurikiye, ku bazumva uyu mwanya. Numva ari umwanya umwuka w'Imana urimo gukomera. Nubwo hari amahoro yakushombaga n'ibigeragezo, ariko komera, dore Imana ije ari intwari ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Dore papa aje ari intwari, wabuze umuntu wakuvana mu kibazo, ariko Yesu aje kukuvana mu kibazo. Wabuze umuntu wakuburanira, ariko Yesu aje kukuburanira. Wabuze umuntu wakurwanira, Yesu azakurwanira. Imana ishimwe. Uri hagati yacu n'Imana. Turacyakomeze kuranga, ariko noneho uratsinzwe, urasebye. Shitani yarakeye kuba waramenye gusengerwa, ukamenya gusengerwa, ukayimenya. Shitani yarakeye ugomba koga muri kano kanya, ugomba gutabarwa n'Yesu, ugomba guhemuka muri kano kanya. Uyu ni umwanya wo gutera imitima, ni umwanya wo guhamagara Imana. Imana iyo umuntu yinginze ijya ibana nawe. Mbega muri kano kanya ko kurana n'Imana, Yesu aze ku buzima bwawe. Mbega ngo nawe ubwawe ukure Yesu umutima wawe, ukure ubwiza bw'Imana, ukure imbaraga z'Imana. Nubwo ubabaye, Yesu abasha kukuvura ibikomere ufite. Nubwo ufite agahinda, Yesu abasha gukiza agahinda. Nubwo wibagirana abantu, uzi ko umuntu abantu bakamwibagirwa, bakamwibagirwa, ariko Imana ntitwibagirwa. Nubwo uri imfubyi, wabuze umuntu wakuvugira, turakubwiye ngo komera. Imana ishimwe. Nubwo wabuze ibyiringiro, turakubwiye ngo Yesu aravuga ngo komera. Yesu muri Imana ishimwe. Nubwo wabibye Imana yavuganye nawe bitinze, turavuze ngo komera. Ikikurinze izasohora icyo yavuganye nawe. Komera. Imana ishimwe. Oh, haleluya. Shimwe Yesu.
nubwo umaze igihe kirekire nta kazi ufite turavuze ngo komera wari unaniwe wari ucitse intege ariko komera mama komera Yesu nawe komera amaberantene wari unaniwe wumvaga ntabyinge ariko muri kano kanya ko kuramya no guhimbara numva hari imbaraga zimuhora mu buzima bwawe numva hari imana igomba kwibura mu buzima bwawe hari imana igomba kwibura byabaye nawe mu buzima bwawe hari igihe umuntu abana n'ibigeragezo ntibivaho umuntu akaba za karande zikamizivaho umuntu akaba mu bintu bitahinduka muri kano kanya ko kuramya no guhimbara ndakumenyesha ko ibyanze kwibuka mu buzima bwawe bigomba kuwinjira nawe ukagira agaciro imana ishinzwe newe esimana lewe nsirivu ni muri Yesu nzarukira ni muri Yesu nzibera ni muri Yesu nzaruhukira nasanze ari we mwami ufite byose nifuza ni muri we niho nzaruhukira nasanze ari we mwami utanga amahoro ni muri Yesu nzarukira ni muri Yesu nzibera ni muri Yesu nzarukira nasanze ari we mwami utanga amahoro ni muri Yesu nzarukira. Reka tuvuge ngo ngwino winjire mu rugo rwa data, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, hamwe turuhukira, hamwe dukurirwaho imitwaro, niho turi kukwingingira nguze imitwaro yawe, iraguva ku mugongo wumva, uraruhuka wumva mu rugo rwa data. Ngwino, haleluya, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, inyuma ni habi, n'amahoro ariyo, reka gusohoza umutima, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire. Mwami Yesu, nkamugira neza, turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza waduhaye wo kukuramya, tugushimiye ko uri Imana yabanye natwe kuva dutangiye kugeza dusoje. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turakwingingira kugira ngo imitima yacu uyikomeze, uyambike imbaraga, uhaze ukwifuza kwacu, mu izina rya Yesu Kristo wanesheje igorogota. Ukomeze kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Mwami, uhaze imitima y'abantu bari bagukurikiye aka kanya, ibyifuzo byawe bisubize kuko uri Imana igira neza. Mu izina ryawe Yesu Kristo turagusabye kugira ngo imbaraga zawe, ububasha bwawe bube mu mitima yacu, bube mu mitima yacu. Yesu Kristo, komeza kurinda intambwe z'ibirenge byacu aho turi mu mpande zitandukanye, udukomeze muri byose, utubere Imana, utubere umurengezi bwa Kristo Mwami wacu, bisabye nizeye, amen. Nuhinduka
nuhinduka wowe nuhinduka wowe nuhinduka wowe nuhinduka wowe nuhinduka wowe nuhinduka ederi kiri kure umuntu ataracumura imbabazi zawe zahozeho ziriho zizahoraho ederi ikiri kure umuntu ataracumura imbabazi zawe zahozeho ziriho zizahoraho urukundo rwawe rwahozeho ruriho ruzahoraho wowe nuhinduka 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 bagatu ntabwo bagifite umucunguzi wanjyariho niwudinda amanywa na nijoro niwudegera iteka iyo ndushye ndemerewe niwusakamera inkomezi akanyobora mu nzira nziza ibikomeye dore byoroshye ntabwo bagifite umucunguzi wanjyariho niwundinda amanywa na nijoro niwundengera iteka iyo ndushye ndemerewe niwusanga mbere inkomezi akanyobora mu nzira nziza ibikomeye dore byoroshye ndagira ngo dukurikiye urwaye kanseri ukaba uri kwa muganga ukaba uyirwaye uri mu rugo ni umwuka w'Imana mbwiye ngo tugusengere kandi Yesu ajya atanga ubuzima Yesu ajya atanga ubuzima muri kano kanya turimo turanya duhimbaza umwuka w'Imana nyeretse ibintu byinshi byo gusengera ukaba udukurikiye wizere gukira mu izina rya Yesu uri Imana ikiza kanseri uri Imana ikora ibirenze ibyo twe dutekereza uri Imana igifata ibimeze nk'imisozi ukabyegezayo uri Imana igikura urupfu rwari rwaje uri Imana igikura mu gisuzuguro umuryango
uri Imana igikiza kanseri y'ibere, uri Imana igikura uburwayi, ko nta jambo na rimwe uvuga ngo yere, uri Kristo, uri umutabazi, uri umujyanama, uri karuhuko. Turirukana uburwayi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Tuzi ko imbaraga zawe zikiza, imbaraga zawe zirabohora, imbaraga zawe zirazura. Turavuze ngo niyakira gukina mu mwanya, kuko bavuze ngo abantu barushe n'amaremereme, ngo bagusangura babaruhure. Natwe turavuze muno mwanya ngo waba urwayiwe, nubwo bari bamuteje kwiheba, turavuze ngo vaho mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana iri muri misozi ikamaho, turavuze ngo uyu musozi nuveho mu izina rya Yesu Kristo. Tuzumva abantu bavuga ngo ni ukuri Yesu yagirije kasi. Urakoze Mwami, izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Turakomeza gusengera ibyifuzo. Ndashaka gusengera undi muntu muri kano kanya. Turacyari ku kibazo cy'uburwayi gikomeye, kuko Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutwari, Imana ifite ubushobozi, Imana irafunga, Imana irafungura, Imana ishimwe. Wowe urwaye amatwi ukaba ugira n'ikibazo cy'isereri, turavuze ngo Imana ni igukize, kandi Imana ifite imbaraga zo gukiza. Wari urwaye mu burwayi bukomeye, turavuze ngo Imana ni igukize. Akira gukira muri iki gitaramo, muri umwanya wo kuramya no guhimbaza, turavuze ngo akira kubohoka, imigozi y'amazi yikuzeho. Turategetse mu izina rya Yesu Kristo, umwuka w'Imana nakaramuye amaraso wari, ayo maraso yari mu nda, agera akabyuka. Turavuze ngo nakuvamo, Imana inyura amategeko mu buzima bwawe. Itana morere kose Imana hano. Akira gukira, kuko Yesu akiza, Yesu arasura. Umaze itwara y'abera, umaze imyaka igihe kirekire, wagera mu bitaro biranga, n'ubu umwuka w'Imana wakira gukira. Yesu araza gukiza uburwayi, Yesu araza gukura urupfu. Abanyarwanda bishe muri diyabete, turavuze ngo nibasohoke. Umuntu agatwara indwara, akajya kwa muganga, bakamuvuza bikanga, bagashyira imbaraga bikanga. Abadayimoni bishe mu burwayi, ariko turavuze ngo izo mbaraga bishe mu burwayi nizisohoke. Aho uri kwa muganga, Imana ikoresha abaganga gukira mu izina rya Yesu. Imana igitaramo, shemekondebore, izo mbaraga zamuhambiriye, turavuze ngo nizikuveho, turavuze ngo nizikuveho. Habe ni mubyeyi Imana inyeretse, urwaye uburwayi bukuramira, atwirikana ibivamo, ariko muri uyu mwanya umwuka w'Imana arambwira ngo fata ku nda yawe, Yesu areke gutanga urubyaro ku buzima bwawe. Ntabwo ari jye weretse ubutanga, sigutanga urubyaro, ni Yesu Kristo. Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera, fata ku nda yawe, Yesu nagukize. Akira kubyara uheke n'abandi, akira kubyara uheke n'abandi. Imana ishimwe Uwiteka. Baravuze ngo ntuzabe, baravuze ngo ntuzabe, baravuze ngo ntuzabe. Umwuka w'Imana mwiza, iri byaramarira, iri byari igisuzuguro, Imana ibikuye ku buzima bwawe. Shawita, manitamo, Imana ibahamya ku buzima bwawe, kugira ngo Uwiteka afungure nawe wakira. Imana ishimwe, Imana ishimwe,
Imana ishimwe lewe ta ene kosi ni mando la lewe ene mando trema tani kosi ni mando la lewe ene mando ta nasengera umukamuranze namubonaze afite ibyifuzo cyo kumuryango wa Musangana yashatse byamumerere busa ariko Imana ikize Imana ikubeshejeho Imana yakwimana Imana yakuriye Imana yabanye nawe cyane nanuyu mwanya ziragukiza imbaraga zawe zaranyagise ariko igihe Imana ishaka ubuzima bwawe ntibahere kose n'ubu umwuka w'Imana abwira ngo imbaraga z'abantu zaranyagise barabwirageze ngo bagufashe n'ibyago Yesu kuko wamwihungiyeho wamuhungiyeho Yesu kuko wamuhungiyeho ahiriye imitima ahiriye amateka ibyangombwa ibyangombwa ijuru rikinze Imana ishimwe ndashaka gutangariza undi muntu umwe ndashaka gutangariza undi muntu Imana igeretse abadayimoni b'ingenzi bakabibigana kuyigeretse ku buzima bwawe ntabona sini Imana nayo Imana ikuye amazi bari barashyize ku buzima bwawe yavuze ngo akira kubaho izina rya Yesu Kristo batawizina impamvu uwo murozi wavuze ngo nta kintu uzakora Imana ikurema yakurema imirimo myiza mu Kristo Imana ikurema yakurema kuzagira agaciro Imana ikurema yakurema kuzaha umuyoboro mu gihugu Imana ikurema yakurema kubahuza umuyoboro mu muryango wawe ntabwo yakurema guhora utandukanye ntabwo yakurema guhora bamusuzugu ntabwo yakurema guhora batura niba bari kuganira ni wowe niba bari kuvuga ni wowe niba bari guseka ni wowe niba umuntu ntacyo yimariye ni wowe niba umuntu nta gaciro agira ni wowe Yesu akuye imbaraga z'abarozi mu buzima bwawe Shenita naweza kote andalani yo mbega ibihe byiza mbega ibihe Tana weza nikota Mana kuri mirimo yawe Mana kuri mirimo yawe Hallelujah amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru ninde wasa na Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa na Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose urananibikurwanya mwamushyirwe hejuru amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru ninde wasa na Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru ninde wasa na Yesu mw'isi cyangwa mw'ijuru amavi yose apfukame ce bugufi Uwiteka ashyirwa hejuru amavi yose apfukame mwamushyirwe hejuru dusoza reka turirimbane no ndirimbo ivuga ngo ahari amarira wahinduye umunezero Haleluya uyakire mu mutima wawe utekereze ku magambo wayo yego
Imana ishimwe ndakoze Imana. Imirimo y'Imana iratangaje, urukundo rw'Imana rurahebuje. Imirimo y'Imana irahambaye, urukundo rw'Imana rurahebuje. Yumve, imirimo y'Imana yazuye Lazaro, urukundo rw'Imana rurahebuje. Imirimo y'Imana yasubije Hanayo, urukundo rw'Imana rurahebuje. Imirimo y'Imana yahumuye Maridimayo, rurahebuje. Imirimo y'Imana irahambaye, urukundo rw'Imana rurahebuje. Ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari amarira menshi wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahara amarira wahinduye umunezero. Reka dusenge twinjira mu kanya ko gusoza. Abari badukurikiye, icyifuzo cyawe ufite cyose uko kingana, nturebe uburemere bwacyo, aho koreba imbaraga z'umusaraba, reba imbaraga z'uwapfuye akazuka, reba imbaraga z'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Intambara ufite, amakuba ufite, ubutayicuyeho, nturebe imbaraga zabyo, nturebe uburyo shitani agushinyikije, ahubwo reba imbaraga z'Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Nkunda kubwira abantu ngo ibiturwanya, ibintu biturwanya ni ibiremwa, ariko watwizeye ni Umuremyi. Hanyuma ibintu bikurwanya byose uko bingana, ndashaka ngo ubisuzugure muri kano kanya. Ibintu bikurwanya, yaba ari amadene, bwaba ari uburwayi, bwaba ari ubupfubyi, bwaba ari umusiribateri, nabwo kujya burwanya. Ariko ndagira ngo muri kano kanya, aka kanya biteshe agaciro, ubisuzugure, ubibwire ngo mwarakerewe. Imana Data nizeye yo n'Umuremyi ibarusha imbaraga. Ibintu bikurwanya byose, yaba ari uko wavutse, yaba ari ubumuga ufite, ariko ibyo bikurwanya bisuzugure. Imana ishimwe, umwuka w'Imana abwira ngo fatanya nanjye kwizera. Ibintu bikurwanya bisuzugure, bwaba ari ubupfubyi, ibyo bisuzugure, bisuzugure. Suzugura uburenganzira, suzugura ubugwingi, suzugura ayo madeni, bisuzugure. Ushingiye ku mbaraga z'Imana, uba nawe utarakizwa. Twareje indirimbo ngo ngwino winjire, ukaba utari wamenye Yesu, ukaba utari wava mu byaha, ukaba wari umusinzi, ukaba wari umusambanyi, ukaba wari umujura, ukaba nyamapanga ibiyobyabwenge bitandukanye. Muri kano kanya ko kubohoka, muri kano kanya ko kuramya no guhimbaza, ndagira ngo winjire muri uyu mwanya, ubwire Yesu ngo Yesu Kristo, Yesu nize, nakwizeye, nakwiyeguriye. Upfukama ukure aho uri, waba uri mu cyumba cyawe, waba uri mu modoka yawe, ubwire Yesu ngo Yesu umwanya, nemeye kuva mu byaha, ibyaha byari byaraguhamye, ubyiyamure mu izina rye, kuko Yesu arashaka kugirira neza. Yesu arashaka kukubohora.
arashaka kugusura. Yesu arashaka kugusura. Yesu arashaka gukiza ibikomere. Iyamura ibitanu byawe, iyamura umujyi wawe, iyamura ubusinzi bwawe, ibaramo, iyamura ene watawasi, iyamura ibyaha bikuri imbere. Uko Yesu agiye gukingura imiryango, abarozi bari bazi yuko utazakirwa, abarozi bari bazi yuko utazamenya Yesu, ariko ubu dukurikiye gusenga hano kano kanya, nagira ngo wakire agakiza, akira Yesu, ugira agaciro mu muryango wawe. Ntabwo wavukiye kuba ikibazo, wavukiye kuba umunyamabanga, wavukiye kuba mu bwinshi, wavukiye kurara mu kanwa, wavukiye kumenya Yesu. Mana witamanura, hari umuntu Imana mu gihugu cy'Ubufaransa umeze nabi, wishwe n'abanyabwenge, ikinyarwanda rwose uracyumva, umutangariza. Iyamura ibyo byaha, Yesu arashaka gukingura imiryango, nawe ukagira agaciro mu gihugu cyawe, ukagira agaciro, biragatsindwa kurira intege, ukajya hanze, wagira hanze abanyamuryango bakagusuzugura, bakakwambura agaciro, ukabaho nta kintu kimubigejejeho, ukazabura n'igiti kikugarura muri Afurika. Imana ikuruhure, Imana ikuruhure w'isimo, Imana ikuruhure, Imana ikuruhure. Ubabamuka bw'Imana ikuruhure, wa musore w'Imana ikuruhure, tugiye gusenga, ukaba utari wamenya Imana, upfa ukamubwira Imana ngo Mana, muri uyu mwanya yakire Yesu w'umukiza, ubwire Yesu ngo Yesu, kuri iyi tariki warapakira, ura mu gitabo cy'urupfu, mwandike mu gitabo cy'ubugingo, umwindure umwana wawe, nurangiza ufata icyemezo, ntuzasubire mu bwawe kugira ngo muri kano kanya tugiye kwiga gusengera ibyifuzo, turusoza kugira ngo nawe utabihomberamo kandi wakurikiye gusenga kwa muri kano kanya. Reka dusenge. Imana ikubabarire, Imana ikweze, Imana igutunganye, Imana iguha imbaraga zo kubireka, Imana ikuruhura umutima, Imana ikuvura ibikomere, Imana iguha agakiza, Imana ihindura amateka. Kandi nayo mateka akuzengereje Yesu afite inzira, wemerera Yesu. Reka dusenge. Imana iguha umugisha kuwemera kureka ibyaha ugahindura amateka. Fata amateka ya kera, amateka y'ibyaha, amateka mbega umubwira. Ntabwo shitani ahemba neza, shitani ntajya ahemba nabi. Mwongere mbigusubiremo, ntabwo shitani ahemba neza, shitani ahemba nabi. Iriya shitani ngo amateka y'imyaka myinshi narimbayemo ndi mu byaha, ndayiyamuye. Uyu mwanya ntangiye amateka mashasha yo gukorera Imana, yo gushaka Imana, kuko muri Yesu niho tubonera imbaraga, muri Yesu niho tubonera ubuzima, muri Yesu niho tubonera imirimo ikomeye. Reka dusenge, reka twinginge Imana. Wowe wari udukurikiye ukaba umeze nabi, ukaba icyifuzo ufite icyo cyose, pfukama wizere cyangwa uhagarare, tugiye gusenga. Reka twinginge Imana. Mana mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutwari. Babarira buri muntu wese wemeye kukwakira, umuntu wese wemeye guhindura amateka y'ibyaha yavamo. Bemerere cyane sinimo, wumva ijambo ryawe ryavuze ngo mubwire abafite imitima ikomereze bahumure. Muri kano kanya turavuze ngo imbaraga z'ubu turazirukana, imbaraga za karande turazirukana, imbaraga z'uburwayi turazirukana, tuzamuye ibyifuzo lala mo enge wesirimu tako nene mando na eva. Abantu bari badukurikiye tuzamuye ibyifuzo byawe kugira ngo ukureho igisuzuguro, iby'abarozi babashyize uzikureho, imbaraga z'abapfumu uzihagarike, imbaraga z'ubururu uzihagarike, imbaraga za karande uzihagarike, kandi gacire na Yesu Kristo wa Nazareti. Turategetse ngo amateka nayo urakoze Uwiteka guhindura amateka, urakoze Uwiteka kuremera abashize, urakoze Uwiteka kukuyeho igisuzuguro mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibakomeze, turabakunda kandi nzi neza ko Imana
hindura amateka. Reka basore bacu bashira akarembo ko kubasezera. Nukurima ayaye jewe ndaye mera nachisai naho nanyura mumi sosimire mire zikwasai hindura mataba nukuri mana yanjye jewe ndayemera nachisayi muraho akora ndazamura ibendera mvuga ibyo mwami wankoreye kuko utari umuntu maze ngo witiranye ibyo wagenye mu buzima bwanjye. kuko utari umuntu maze ngo witiranye ibyo utekereza n'imigambi yawe yose kuri njye ibindusha byo ni byinshi ariko mfite igihamya ko Imana yanjye itakinanirwa. ibindusha byo ni byinshi ariko mfite ibihamya kinanirwa. kuba mfite Yesu nuko rifite ubugingo bushya nta kintu na kimwe nzaburano mwami wanjye Yesu. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.